hari igihe ikigeragezo cyiza ari ishuri ry'ibyo wakoze ngo urebwe yuko wihenze mu mibereho. Hari n'igihe cyiza ari cyo gukuza ibikurimo ngo bigire imbaraga. Umva dege. Nasomye igitekerezo cy'igisiga cyitwa kagoma cyangwa ikizu. Barabyanditse mu bitabo byacu. Iyo kimaze kugira abana cyangwa abashwi bacu, niba nacyo kigira abashwi sinzi uko bitwa. Iyo kigiye gutangira kubatoza kuguruka, ngo kibarambika ku mababa yacyo kikazamuka hejuru. Kikaja hejuru aho ibisiga birangirira. Maze bya byana kikabirekura. Byamenyereye guteta rero niho byigira kurambura amababa. Bikikaraga mu kirere, bikikaraga. Nuko rero nyina kuko iziko nibyihonda hasi birapfa, bitari byamenya kuguruka ngo irihuta ikabitanga ikarambura amababa bikagwaho. Niko nasomye ngo bikagwaho ariko ikongera ikageza ite ikabisubizayo. Hari igihe Yesu aba afite abana be akabajana mu bicu hejuru mu buzima bw'ikirere, akabarekura buri wese akizana. Niba warabaye umutoza waritoje neza rero mu Mana, ibyiringiro byo bizagukomeza. Nta na rimwe Imana izemera kujana abantu mu ijuru babanenganenzi n'abatagira icyo bitaho. Uzaja mu ijuru wese Imana izamukuba, izabatunganya, izabacura nk'ucura ifeza, izatwika ibuye rihondwe, inyundo y'Imana izavuga mu itorero. Mu gihe cy'ishungura n'ibigeragezo neretswe benshi batakaye ku nzira, basaga n'abatarigeze bamenya Imana.